Abantu benshi bibaza ikibazo kimeze nk'iki, bibaza impamvu abagore bose bashobora kujya kwa muganga, bamwe bakabyara batabazwe abandi bakabyara bababaze. Uyu munsi turakubwira zimwe mu mpamvu zishobora kubitera. Impamvu zituma umugore abyara abazwe harimo kuba uruhinja rwaba ari runini ntirubashe gukwira mu mwanya umwana asohokeramo. Ikindi ni uko mu gihe umwana yavutse atambamye, ni ukuvuga ngo mu gihe atabanje umutwe bishobora gutuma umubyeyi abagwa. Nanone kandi hari igihe umubyeyi ashobora kuba afite mu matako hafunganye, ibi nabyo bigatuma umubyeyi yabyara abazwe. Hari no kuba umura ariyo uterus ifite inkovu zatewe no kuba ubwa mbere yarabyaye abazwe cyangwa yaragize uburwayi butuma abagwa umura. Ikindi kandi hari n'ubwo umutima w'umwana ubu utarimo gutera neza, bigatuma muganga afata icyemezo cyo kubaga umubyeyi. Hari n'igihe ibise bihagarara nabwo hagafatwa iki cyemezo. Ndetse kandi ngo umubyeyi ashobora kubagwa igihe umwana yananiwe ntabashe gusohoka. Uretse izi mpamvu, umubyeyi wabyaye bwa mbere abazwe bibaye ngombwa ko abyara yakagombye kongera kubagwa kugira ngo hagabanywe bimwe mu bibazo umwana ashobora guhura nabyo mu gihe nyina yaba yabyaye ku buryo busanzwe. Indi mpamvu kandi yakwiyongera ku zavuzwe ni uko umubare utari muto w'ababyeyi bahitamo kubyara babazwe, kabone niyo baba ari nta kindi kibazo bafite, ahubwo bitewe n'impamvu runaka zasobanuriwe muganga na buri mugore ku giti cye ubwe agahitamo kubyara abazwe.